Amazone ni ishyamba rinini ku isi ririmo byinshi bitangaje ndetse binateye ubwoba. Harimo ibiti bigenda, amazi ashyushye, ibikeri bibonerana n'ibindi. Ugize ibyago ukajugunywa muri iryo shyamba, ntuzigere wigora ushakisha aho usohokera uvemo. Ubunini bwaryo ni inshuro 17 ugereranyije n'igihugu cy'Ubwongereza ugatanyaho n'ibirwa bya Irlande. Amazon ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, rikaba rikora ku bihugu 9 bya Amerika y'Amajyepfo aribyo Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname na French Guiana, ariko igice kinini cy'iri shyamba giherereye muri Brazil. Amazon ni ishyamba ryuzuye ibiti by'inzitane byugarijwe n'umwijima, ku buryo hagati mu ishyamba hahora ari nijoro. Abashakashatsi bemeje ko 1% by'urumuri rw'izuba arirwo rubasha gucengera muri ibiti by'iryo shyamba. Iyo imvura iguye muri iryo shyamba, ifata iminota irenga 10 kugira ngo ibitonyanga bitangire gucengera bigere hasi. Hagati muri Amazon hanyura uruzi runini rwa Amazon River rufite uburebure bwa kilometero 6400, niwo mugezi wa kabiri mu bunini ku isi nyuma y'uruzi rwa Nile. Amazon River ni uruzi rufite amazi menshi cyane, hakabamo n'ibiremwa byinshi bitangaje byiberamo, birimo inzoka nini cyane zigezweho nazo mu bwoko bwa anaconda. Mu ishyamba rya Amazon harimo inyamaswa nyinshi zitangaje n'umuserebanya abashakashatsi bise Jesus Lizard, ukaba ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Ushobora kandi guhagarara ku maguru abiri nk'umuntu, ubundi ukavuduka cyane hejuru y'amazi ukambukiranya imigezi yose kandi nta kwibira na gato, ibintu bidakorwa n'ikindi kiremwa hano ku isi. Ikindi gitangaje muri iryo shyamba ni ibikeri bifite uruhu rw'ikirahure rubonerana, ku buryo iyo urebye muri icyo gikeri uhita ubona ibice biri mu nda yacyo byose ko habonerana. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mwaka wa 2006 bugaragaza ko umugezi uri muri Amazon kera amazi yawo yavaga mu burasirazuba bwa Amerika y'Epfo ahagana iburengerazuba, ariko mu myaka yakurikiyeho 100 yaje guhinduka amazi akajya agenda inyuma kugeza ubu agenda asubira inyuma, aribyo mu cyongereza bita rewind. Bitandukanye n'uko Imana yari yarabiremye. Amazon kandi ifite n'indi migezi minini harimo nk'uhorana amazi aserura nk'ayo kwarika ubugari. Ayo mazi hari igihe ashyuha kugeza ku gipimo cya dogere 93, ku buryo niyo wanyura iruhande rw'umugezi utangira kubira ibyuya. Ibikeri, inzoka n'utundi dukoko dusuzugura iyo tunyurijemo usanga ateremba hejuru twapfuye. Mu ishyamba rya Amazon harimo ibiti bitangaje, uburyo bimwe bigenda aribyo bita walking palms. Ibyo biti ntabwo bigenda nk'abantu, ahubwo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire, ku buryo iyo igiti gishaka kumera imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rw'izuba mbere y'uko igiti kizamuka, ku buryo gishobora kuva muri metero 1 bikajya kumerera muri metero 20. Inzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ziteye ubwoba, ariko izizwi cyane n'iz'icyatsi kibisi. Anaconda ni inzoka ipima ibiro byinshi ku isi, iyo ikuze ishobora gupima ibiro bisaga 250, ikajya n'uburebure bwa metero 10. Nugira ibyago ukabana nayo, byaba byiza wirukaniye ku butaka, igenda buhoro, ariko yibeshye ukajya mu mazi bizaba bikurangirana burundu. Umuvuduko wa anaconda mu mazi ni nk'umwambi urashwe kure. Anaconda ikunda kurya ingurube z'ishyamba n'izindi nyamaswa, ariko bikaba gake cyane ko iyo nzoka irya umuntu, dore ko batanahura kenshi. Iyo iriye ikintu igahaga, imara ukwezi kose nta kindi kintu irya, ko ifite uburyo ibika ibintu mu nda. Inzoka ya anaconda ibona neza iyo hari umwijima ukabije, kandi zikwisha cyane ku buryo ishobora kwigira nk'ibuye cyangwa umugina ukagenda ukicara utabizi. Ni zimwe mu nzoka ziboneza urubyaro, ko z'imyanya mu kwezi kwa 5 n'ukwa 6 zikabika amagi mu nda, ikabyara nyuma y'amezi 3, kandi mu buzima bwayo ibyara hagati y'ibyana 30 na 40. Mu ishyamba rya Amazon kandi rifite intozi zitangaje, uburyo uriwe n'urutozi ugira ububabare bungana no kurasa ibisasu mu kaguru, kandi izo ntozi zifite umumaro butuma ubyimba umubiri wose. Harimo kandi isamaki bita electric eel, ni isamaki nini ishobora gupima ibiro 21, ariko igitangaje iyi samaki iba yifiteho amashanyarazi ku ruhu rwayo. Iyo ikoze ku gice cy'umurizo cyayo kubitwa n'umuriro udasanzwe w'amashanyarazi, kuba ufite volt hagati ya 300 na 650. Icyakora izo samaki ntabwo zishotorana, ariko iyo ingona igerageje kuyirya cyangwa kuyifataho ihura n'ikibatsi cy'amashanyarazi igataha yinyuza imoso. Muri Amazon habamo ubwatsi bwitwa Victoria Amazonica, ni ubwatsi bunini bumeze nk'urufunzo, kenshi usanga weremba hejuru y'imigezi. Ibyatsi kandi bishobora gukoreshwa nk'ubwato, ku buryo niyo wakwicara hejuru yabyo ukomeza kweremba nta kibazo. Umugezi munini muri iryo shyamba rya Amazon nubwo wuzuyemo inzoka za anaconda, hakabamo isamaki zifite amashanyarazi n'ibindi bikoko biteye ubwoba. Hari umugabo wacishagaye ibuye ku mugezi umwe arawambuka. Uwo mugabo
yitwa Martin Stirley mu mwaka wa 2007 yakoze ibintu bitangaje yidumbaguza mu mugezi wa Amazon mu minsi 36 ariko ashyirwa arangije umugezi wose. Yakoreshaga amasaha 10 ku munsi yoga agana imbere kandi abizi neza ko hamwe ibiremwa biteye ubwoba anyuramo kugeza ashoje. Nubwo iryo shyamba riteye ubwoba bivuga ko rituyemo n'ubwoko magane bw'abantu baryiberamo hagati kandi bakabona ibyo bifuza byose. Gusa bamwe mu batuye muri Amazone babayeho batazi isi dutuyemo. Ikibabaje ni uko abashakashatsi bagaragaza ko mu myaka 40 iri imbere iryo shyamba rizaba ritagihari kubera uburyo ikiremwamuntu cyangiza ibidukikije. Ibyo byose bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi bose barimo gutema ibiti byinshi bagatera bike cyane. Ibyo bituma hakekwa ko ishyamba rya Amazone rifatwa nk'ibihaha by'isi naryo rishobora kwangizwa n'ikiremwamuntu mu myaka iri imbere. 20% by'umwuka duhumeka ku isi uturuka muri Amazon ndetse na 30% by'umwuka wanduye uva mu nganda no mu bindi bihumanya umwuka ku isi ujya muri Amazon bigatuma abatuye isi bagira ubuzima bwiza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ishyamba rya Amazon rifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 5.5 risigaye risohora umwuka mubi carbon dioxide ku ruturo ryinjiza, mu gihe bimenyerewe ko ibiti n'amashyamba muri rusange byinjiza umwuka mubi hagasohoka umwiza oxygen. Iri shyamba rifatwa nk'ibihaha by'isi kubera akamaro rigira mu guha umwuka mwiza abatuye isi. Byagaragaye ko riri gutakaza ubushobozi bwo kwakira umwuka mubi ahubwo rikawusohora kubera ibibazo byo kwibasirwa n'inkongi z'umuriro za hato na hato ndetse n'abahitiye batema ibiti kugira ngo babone aho baragira amatungo yabo. Ubushakashatsi bwanyuze mu kinyamakuru mpuzamahanga cyandika kuri Science Nature bwagaragaje ko mu mwaka w'1960 ibyatsi n'ibiti bitwara 1/4 cy'imyuka iva mu nganda n'ibinyabiziga ndetse ishyamba rya Amazon rikaba rimwe mu byagiraga uruhare runini mu gukurura umwuka mubi woherezwa mu kirere. Kandi byagaragaye ko ryohereza mu kirere usigaye uruto ryinjiza. Abashakashatsi batangaje ko bakoresheje indege bapimye umwuka uva muri Amazon inshuro 1590 mu mwaka wa 2010 kugeza 2018 bagasanga aho umwuka mubi uzamuka muri metero 2500 hejuru y'ishyamba. Gusa uburasirazuba bwaryo akaba ari bwo buvamo umwuka mubi mwinshi kurusha uburengerazuba. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko biteye ikibazo kubona igice kinini cy'iri shyamba kiri gusohora umwuka wa carbon dioxide kandi ritahiye. Ibintu bavuga ko byatewe na barutwitsi ndetse n'abatema ibiti bigatuma biba bike bityo imvura ikabura, hakabaho ubushyuhe butuma bimwe bishya n'ibindi ntibikure. Luciana Gatti ikora mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubumenyi bw'ikirere muri Brazil wanayoboye itsinda ryakoze ubushakashatsi avuga ko ishyamba risohora umwuka mubi uko inshuro 3 ryinjiza. Yongeyeho ati ahantu batema amashyamba ku rugero rwa 30% cyangwa kuzamura hasohora umwuka mubi mwinshi ku inshuro 10 kuruta aho batema amashyamba ku rugero ruri munsi ya 20%. Abashakashatsi bavuze ko bakeneye kuba amasezerano mpuzamahanga arengera ishyamba rya Amazon ko riha isi umwuka mwiza ungana 20% buri mwaka kugira ngo hirindwe itemwa ry'ibiti rituma haba hindagurika ry'ikirere ridasanzwe, cyane ko byagaragaye ko ibiti byinshi Brazil yohereza hanze biba byatemwe muri iri shyamba. Ubushakashatsi bwakozwe na satellite bwerekanye ko ishyamba rya Amazon riherereye muri Brazil risigaye risohora umwuka wa carbon dioxide urenga 20% uryinjiza. Byerekana ko mu myaka iri imbere hashobora kuba hindagurika ry'ikirere rikabije kuko ibihaha by'isi biri kwangirika. Amazon ni ishyamba rinini cyane rifite ubuso buruta ubwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo inshuro 2. Riherereye muri Amerika y'Amajyepfo rikaba rikora ku bihugu 9 ariko igice kinini cyaryo kingana 64% kora kuri Brazil. Ni ishyamba ririmo urusobe rw'ibinyabuzima byinshi birimo ibiti bitangaje, inyamaswa zidasanzwe ndetse n'imigezi igenda inyuranyuranamo. Ihome ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru uko tuyishyizeho. Akazi kacu ni ukubwira ibyo amatwi yawe atabwiwe ko gusoma ntuzondekwe bisobetse mudasobwa.